ndagusuhuje. Uwizeye Enoch wamamaye ku izina rya Kagarara yamaze kuba ahabwa imodoka na Ashton Hall. Uyu mugabo yamamaye mu bintu bijyanye na challenge, akaba ari umunyamerika ufite urufito. Ngabo Jobert Medal wamamaye mu bintu bijyanye na music, umugabo waje kuba afata icyemezo cyo kuva muri zino njyana z'isi agatekereza muri gospel. Ubu ngubu amakuru ahari avuga ko agiye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda kuva 2019 kugeza uyu mwaka wa 2026. Nta makuru yari yakamenyekanye yo kuza kwe ko mu Rwanda, ariko uyu munsi ni iki kimuzanye? Ese ajeje gukora iki? Nibiki tugomba kumwitegaho, dore ko ari kumwe na Element LM mu ifoto bashyize ahagaragara. Mbaye ikaze, iyi ni Kingdom JBTV, hanyuma ngiye nitwa Bonviva. Welcome. Yes, ubwo wamaze gukora subscribe rero nguhaye ikaze. Reka duhite twinjira no mu makuru yacu nyirizira. Nkuko mubizi nari ndi kukubwira ku bintu bijyanye n'ingendo ziri gukorwa na Ashton Hall ndetse na Ashton Small. Ubwo Ashton Small n'umugabo wamamaye ku izina rya Kagarara, ariko Aisho Speed yamwise Kagaragara. Aho byaturutse rero yaramubwiye ati what is your name bro? What is your name bro? Noneho Kagarara nawe ati my name is Kagarara. Noneho Ashton noneho Aisho Speed kubera ko atari yabyumvise neza, kubera ko ikinyarwanda nta cyazi, akajya yumva Kagarara nyine akumvamo Kagaragara. Ati what is your name bro? Ati my name is Kagarara. Ubwo ndavuga ko uburyo kinyine Kagarara we yamubwiraga ko yitwa Kagarara, ati my name is Kagarara. No, Aisho Speed we ntabwo yabyumvagamo nka Kagarara, ahubwo yumvaga ari Kagaragara. Ati Kagaragara. Ati no, ati my name is Kagarara. Kagarara Kagarara. No, Aisho Speed we akajya yumvamo Kagaragara. Ati Kagaragara. Bagamubwira ati uvuga Kagarara. Noneho Aisho Speed we Kagarara byari byamunaniye, akajya yivugira Kagaragara. Ubwo rero byaje kurangira rero Aisho Speed amuteruye Kagaragara rero, ariko mu busanzwe yitwa amazina yiswe n'ababyeyi ni Uwizeye Enoch, ariko akaba yaramamaye ku izina rya Kagarara. Ubwo rero akaba rero ari we uyu munsi uri gukorana ingendo n'umugabo witwa Ashton Hall. Ubwo rero Kagarara akaba rero yaraje kuba ku rukuta rwe rwa Instagram yaraje kuba yiyita nawe Ashton Small, ahari Hall washyira Small. Ubwo rero uyu mugabo rero niwe uri kugenda azengurukana na Kagarara. Ashton Hall n'umusitari, ubyumve neza, afite n'amafaranga menshi cyane. Tekereza ko Aisho Speed amafaranga afite, harya nari mvuze Aisho Speed, oya, tekereza ko Ashton Hall amafaranga afite agera kuri miliyoni 2 z'amadolari, hagati ya miliyoni 2 z'amadolari kugeza kuri miliyoni 15. Ubwo uri kumva ko iyo tuvuze hagati ya miliyoni 2 na miliyoni 15 z'amadolari, uri kumva ko ntabwo biba byoroshye, ntabwo baba bari kubara ngo naya ngayo ngo ni 2 cyangwa se ni 3. Bavuga ko ari hagati ya 2 na 15 z'amadolari. Ni umukire rero. Ubu ngubu rero amakuru ahari avuga ko Ashton Hall ni umukire kabisa. Iyo mwahuye aguhindurira ubuzima. Ubwo rero amakuru akavuga ko akimara guhura na Kagarara, Ashton Hall yamaze kuba rero amuhereza imodoka nziza cyane, ndetse Kagarara mu biganiro byagiye bikorwa, Kagarara yamuririmbiye indirimbo ye, ariko aramubwira ati ntabwo nari nayishyira muri studio, atari ko ndayifite, ati narayanditse mu gitabo cyanjye, ati nandikamo amateka ngenda nkora, ati rero mu gitabo cyanjye, ati iyi ndirimbo ngiye kukuririmbira
aramubwira ati niho iri, ati niho nayandikiye. Noneho Ashton Hall aramubwira ati you are good bro, you are good at singing. Noneho aramubwira ati uri mwiza mu kuririmba. Hanyuma aramubwira ati iyi ndirimbo we ni buri na tayari tuzayikora tuyisohore apfa kuba ndi kumwe nawe. Kagarara rero ni ibintu yishimiraga cyane kuba rero ari kumwe na Ashton Hall. Uyu mugabo rero Ashton Hall ndabyibuka neza, reka nabikunyuremo neza, ushobora kuba utakibyibuka cyangwa se utanabizi. Ashton Hall hari ku itariki 11 Kamena umwaka wa 2025 nibwo yahuye n'umugabo Aisha Speed. Ariko muti byagenze bite? Aisha Speed yaramaze iminsi yumva bavuga ngo Ashton Hall gukora ngo challenge zo kwirukanka. Uwo mugabo ni nyabaki rero. Aisha Speed aravuga ati nkeneye kuzahura n'uwo mugabo numva muvuga ngo ni Ashton Hall ibiki. Ubwo rero Aisha Speed yaje kuba yamuhamagara amusaba ko bahura. Ubwo rero Ashton Hall yaramwemereye. Hanyuma ku itariki 11 Kamena umwaka wa 2025 icyo gihe rero baza kuba bahura. Muti rero byagenze bite? Ubwo rero mu guhura kw'aba bagabo ntabwo byari byoroshye. Bahura rero bahuriye ahantu ni kuri parike iri hafi yaho Aisha Speed rero yakoreraga live stream. Ubwo rero batangiriye ku byatsi cyo twita grass, nyuma bakomeza ku muhanda wo kuba wa kaburimbo. Bakomeje ku muhanda wa kaburimbo icyo bita pavement. Ubwo rero aho hantu nyirizina izina rya parike cyangwa se umujyi ntabwo hatangajwe mu buryo bwemewe, ariko barahuye bahita batangira gusiganwa. Round rero zageraga muri enye zose. Aisha Speed round ya mbere yaje kuba ayimutsinda, barirukanka. Aisha Speed asiga Ashton Hall, ariko Ashton Hall bwa mbere amubwira ko anyereye cyangwa se atsikiye. Ibyo rero kubibwira Aisha Speed nguranyereye cyangwa se uratsikiye, reka n'urusaku rwe yahise asakuza ati wowe ndagutsinze. Ubwo rero Ashton Hall ahita amusaba andi mahirwe ati twongere twirukanke. Aisha Speed ati wapi. Ariko bigeze aho Aisha Speed ahita amubwira ati nta kibazo, reka twongere twiruke. Barongera barunama baca bugufi, barongera badirukanka. Round ya kabiri rero muti byaje kugenda bite rero? Round ya kabiri nayo Aisha Speed yaje kuba yamwanikira Ashton Hall, ariko nanone aravuga ati subundi avuga ko nsikiye. Aramubwira ati kabisa bro warumfatiranye narinaniwe, ati nta kundi mukanya tuze kongera. Round ya gatatu nayo bibuko nguko baramusiga neza. Na round ya kane yongeye baramusiga. Ubwo rero Ashton Hall aramubwira ati uranyemeje kabisa bro, aturanyemeje. Ariko mu gutangira kwabo byagenze bite rero? Mu gutangira kw'aba bagabo bagitangira gusiganwa, Aisha Speed yabwiye Ashton Hall ati ngiye kugusebya imbuga nkoranyambaga uziveho burundu bro, uziveho burundu, ati ngiye kugusebya. Ashton Hall ati bigerageze bro, ati bigerageze. Ubwo rero barahanganaga. Ubwo rero biza kurangira inshuro enye zose Aisha Speed yanikiriye Ashton Hall. Ubwo rero Aisha Speed rero ntabwo yoroshye, ariko Ashton Hall nawe ntabwo ari umuntu woroheje, kubera ko n'amafaranga afite amafaranga menshi cyane rero. Ariko mu kiganiro cy'ubutaha ndagira ngo nzakwereke uburyo ki Aisha Speed na Ashton Hall amafaranga bafite abo bagabo bombi, kugira ngo nabyo nzabikwereka. Wowe kandi subscribe. Ikiganiro gikurikiraho ngomba kuba nkwereka hagati y'abo bagabo ninde ufite amafaranga menshi, hagati ya Ashton Hall na Aisha Speed. Ese umwe yatangiye ryari, undi yatangiye ryari? Uyu munsi ninde ukurikiranwa n'abantu benshi, ninde ufite amafaranga menshi? Ibyo byose ni kuri Kingdom JB
TV. Ubwo rero amakuru yarahari rero akaba avuga ko Kagarara yamaze kuba ahabwa imodoka nziza cyane n'uyu mugabo. Kadukomeza amakuru rero, umuhanzi Ngabo Jobat Medal umunyarwanda kabisa wavuye mu njyana ya secular agahita yinjira muri gospel, ubwo bishatse kuvuga ngo indirimbo z'isi yazivuyemo. Ubwo rero hari hashize imyaka igera ni myinshi, imyaka hafi igera muri 7 atagera mu gihugu cy'u Rwanda. Yaherukagamo muri covid, igihe yanafungwaga bivugwa ko yatwaye yasinze. Ubu rero amakuru ahari avuga ko Ngabo Jobat Medal agiye kugaruka nanone mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ikintu kimuzanye nta kindi n'ubundi nibisanzwe n'umuziki. Ubu rero ifoto ihari nabonye ni ifoto ari kumwe n'umugabo witwa Element L, akaba uyu nguyu ari producer ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru dukesha umugabo witwa Jalik Kabos ku rukuta rwe rwa Instagram. Iyi foto rero akaba yayisangije ku mbuga nkoranyambaga avuga ko umugabo witwa Ngabo Jobat Medal agiye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero akaba yabajijwe n'uyu Jalik amubaza, yamukoreshaga interview. Ubwo rero Ngabo Jobat Medal bamubaza bati ese mu bakinnyi, ubwo rero nta handi bahuriye, rero bahuriye mu mukino w'igikombe cy'isi. Ubwo rero Ngabo Medal yabazwaga ku mukinnyi akunda. Umukinnyi akunda rero yavuze ko ari umukinnyi udasubirwaho, umukinnyi kandi ni umukinnyi mwiza cyane, afite Ballon d'Or nyinshi. Umukinnyi rero yahise avuga ngo akaba rero Ngabo Jobat Medal yavuze ko afana buriya umugabo witwa Lionel Messi, ngo aramufana cyane kandi aramukunda. Niyo mpamvu rero ngo iba yatumye yitabira kino gikombe cy'isi akajya kureba ibyari byo. Ikindi yabashijwe mu bahanzi akunda, avuga ko akunda ngo Element L, ari nayo mpamvu rero bagomba kuba bakorana projet. Iyi projet rero bagiye kuba bakorana izaba ngikubiyemo ibintu byinshi cyane. Ntumbwire ngo ntumbaze ngo ese bagiye kuririmba indirimbo y'Imana, bagiye kuri. Ubwo rero ibyo byose nibyo dutegereje kureba. Hari hashize igihe rero Ngabo Jobat Medal ataza mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo aheruka muri Rwanda Convention y'umwaka 2025. Iyi Rwanda Convention rero ntabwo yabereye mu Rwanda, urabizi ko ibera mu bihugu byo hanze y'u Rwanda. Ubwo rero no gutegereza tukareba ikizavamo hagati ya Ngabo Jobat Medal ndetse na Element L. Hari hashize igihe kinini rero ataza mu Rwanda. Ubwo rero agiye kuba yaza, tugiye kureba ukuntu ibintu bigiye kuba byifashe. Ikindi Ngabo Jobat Medal amaze rero kwibaruka umwana we wa kabiri. Ubu rero agize abana babiri, we n'umugore we umunya Ethiopia, umugore mwiza cyane, umugore wanagiye mu ndirimbo ye yakunzwe n'abatari bakeya, indirimbo yitwa Ntawamusimbura. Ubu rero akaba ari we babanye muri kino gihe. Hanyuma amakuru yandi, wowe icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ugakanda na like, hanyuma kugira ngo ibiganiro byose ujye ubibona mu buryo bwihuse cyane. Hanyuma njyewe nitwa Bobiva, reka ngushimire. See you next time.